Yesu ashimwe nshuti bavandimwe ndabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe bifurije umugisha w'Imana aho muherereye hose agasana biteho kandi abagirire neza abarwanire kandi abatsindishirize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu munsi wa none ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana hano kuri Buhoka Ministry kuri iki gicaniro cy'amasengesho. Ndifuza ko umuntu wese ukurikirana isengesho ribera hano yakora subscribe kubera yuko tugiye kujya tuhakoresha mu buryo bw'isengesho rihumuriza rirambuye ibintu bijyanye no gusenga. Turashaka ko iki gicaniro gikura ubundi tukajya dukurikirana amasengesho abera hano. Uyu munsi mbafitiye ijambo rivuga ngo Imana iguha umuhesha. Umuhesha ugira gute? Umuhesha uguhesha ibyawe. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Umwami abibaza uwo mugore, Abacamanza igitabo cya 2 cy'Abami 18 umurongo wa 6. Umwami abibaza uwo mugore arabimubwira. Umwami aherako amuha umutwareho umuhesha. Aravuga ati umugarurire ibye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye yose byose, uhereye ku munsi yahaviriye akageza ubu. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro muvandimwe. Nzindutse nguhanurira uyu munsi wa none ngo Imana igire gute? Iguhe umuhesha. Imana ihabwa icyubahiro, Imana iguhe umuhesha muvandimwe. Iki ni igihe wa mugore w'umushunemukazi, muribuka ko yajyaga agafasha abantu b'Imana, arangije uyu mugore w'umushunemukazi aza kubura ibye, bamukura ahantu yabaga, noneho aragenda atibye, amara imyaka 7 yarataye ibye. Agarutse avuye mu buhungiro yakibye, bashaka kubimwima. Icyo gihe aragenda atakira umwami. Rero abwira umwami uko bamwimye by'urugo rwe n'igikingi cye. Icyo gihe umwami abwira umugaragu we, aravuga ngo nguhayeho Gehazi nk'umuhesha, agende haleluya guhesha ibyawe byose kuva umunsi wa mbere uva mwakiriya gihugu kugeza uyu munota. Imana ishimwe bavandimwe. Muri ubu buzima hari igihe ubaho imigisha yawe ibyawe byose bakabijyana bakabikwambura. Ni wowe usabwa guhaguruka ukajya kureba umwami. Imana ishimwe, ukamubwira ikibazo ufite. Uyu mugore nta muntu wundi yari kujya kuregera. Nawe nta muntu ufite wo kuregera muvandimwe, uretse kuregera Imana, uretse kuregera umwami. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Umugore arahaguruka, yari afite imitungo myinshi. Muribuka ko ari undi wajyaga wakira ba Elisa bagiye kubwiriza. Arangije aravuga ati ibintu byanjye banze kubimpa, nta wundi muntu ndi bujye kuregera. Uyu munsi wa none umuntu yandiganyije ibyanjye, nta wundi ndajya kuregera. Arangije arahaguruka ngo ajya kureba umwami. Imana yacu ishimwe. Amaze kujya kureba umwami, habaye iki? Yamutekerereje ibibazo bye, amubwira agahinda ke. Arangije aravuga ati ngaho genda, Gehazi muguhaye nk'umuhesha. Umuhesha ubundi twavuga ko ari nka Rusiye, umuntu uguhesha ibyawe. Yego, akaza akaguhesha ibyawe wari waranyazwe. Kandi icyo gihe iyo Rusiye yaje umuhesha, ntabwo we aba ahagaze mu butware bw'umwami wamwohereje. Yagusanga mu nzu ifite abana 5 ntaho kubashyira, bye ntabwo abimureba. Akorera ku itegeko haleluya ry'umwami, akora ku itegeko ry'umuyobozi ry'umukuru wamwohereje, kaza agashyira mu bikorwa ibyo bamubwiye. Nta mbabazi, nta mpuhwe. Imana ihabwa icyubahiro. Umwami amuherezaho Gehazi nk'umuhesha, baragenda bajya mu bye. Umwami avuga ijambo nakunze, aramubwira ngo baguhereze ibye kuva umunsi wa mbere uhava kugeza uyu munota. Bivuze ngo niba ari amatungo yavutse bayabare bayamuhereze, niba ari ibitoki baci babibare, niba ari ibyo basaruye babibare. Kuva umunsi wa mbere ahava babare ikintu cyose cyaba cyaravuye mu mitungo ye, bakakibasira bakakijyana. Niba baragiye bakora ama business mu bye bakagura ayandi mazu, niba bagomba kuyabaramo kuko yari ay'uwo muntu. Imana ishimwe muvandimwe. Imana iguha umuhesha wo kujya kuguhesha ibyawe wariganyijwe. Imana iguha umuhesha wo kujya kubohora ibintu byawe biboshye. Imana iguha umuhesha wo kujya kwambura sekibi ibyawe yagwatiriye. Haleluya. Imana iguha umuhesha wo kujya kwambura abarozi ibyawe bafatiriye, bakabizinga bakabigumana babyiyitirira kandi atari ibyabo. Imana ishimwe. Uyu munsi usenga aho uherereye, bwira Imana ngo Mana nanjye mpa nanjye umuhesha ujye kumpesha ibyanjye. Uyu mubyeyi yariganyijwe imyaka igera muri 7, ari iyo ngiyo ku gasozi. Ariko wowe uyu munsi urakubiri ku gasozi, ushobora kuba warariganyije ibyawe imyaka 10
ikaba ishize, hakaba hashize 6 se 3 4, iki nicyo gihe cyo guhaguruka. Haleluya, ukajya kubwira umwami ngo mwami, narariganyijwe, ndiganywa urugo, ndiganywa akazi, ndiganywa imitungo yanjye, none Mana nje kukutakira, ndagusaba marayika w'umuhesha. Haleluya, tujyane aho ibintu byanjye biboheye mbibone, tujyane aho ibintu byanjye byazimiriye ubundi mbibone. Imana yacu ishimwe rero, Imana ibaha umuhesha. Shalom shalom.